Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Mazo TV, reka nizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Abatwumva bari ku migabane igiye itandukanye, ndavuga ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane wa Amerika ndetse no ku mugabane wa Aziya. Leta zunze ubumwe za Amerika rwose, abantu muba mutwumva mwibereye iyo, reka mwumve ko Mazo TV tubateye ijambo. Reka mwumve ko rwose njye mutaramu mugiye kugenda mubana nanjye muri izi update, mbasuhuje cyane. Abatwumva bari muri Canada, abatwumva bari mu bihugu by'ibituranyi, ndavuga Congo, ndavuga Tanzania, Uburundi ndetse na Uganda, ndetse n'aba batamu rwose mugenda muca mu gikari mukatubwira ati twebwe duherereye hano za Zambia, turabasuje saluti ku makuru mutugezaho. Abandi bakavuga ati ngewe rwose mperereye Ghana ariko ndabakurikirana cyane gatanu kuri gatanu. Iyo mugiye mudutera kuraje mu bintu tugenda tubagezaho, update breaking news tugenda tubagezaho, aha mba ndi kwizera ko ibintu ari uburyohe, mba ndi kwizera ko ibintu ari neza cyane. Rero rwose tuba tugarutse muri breaking news, amakuru rwose aba yaragiye avugwa cyane cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko ariho byose bibera rwose, aho hakomeje kuba intambara cyangwa se imyivumbagatanyo hagati y'imitwe igiye itandukanye, aho rwose umutwe wa AFC M23 uba uhanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi bintu rwose nibyo tuba tuje kugira ngo tubanyurire mu mizi, tugende tubanyuriramo rwose ahantu bageze bimeze bite, ubundi bizarangira gute, kugira ngo ahantu hose mwebwe muba mutwumva muherereye twizere ko ibintu biri kugenda birushaho kugenda neza. Rero muri kiriya gice ni ahantu uri gusanga ibintu biri kugenda bihinduka buri munsi ugereranyije nuko twagendaga tubyumva, ukuntu twagendaga tubifata, ibintu biri kugenda birushaho gufata indi sura. Ibintu rwose biri guhinduka, ukumva ko ku mpande zombi bose uko bahanganye ntabwo bari kugenda bumvikana. Rero nka Mazo TV natwe tuba tugarutse muri breaking news update, ariko rwose mboneraho kubwira abantu batarakora subscribe kugira ngo bakore subscribe, ibintu birusheho kugenda neza cyane rwose, kuko iyo wakoze subscribe ugahita ugenda ugakora no kunzogera, aha uba urimo kugenda udushigikira gatanu kuri gatanu. Akarusho iyo uri kugenda usharinga noneho ewana, aha rwose ibintu biba ari sawa cyane. Ngo bimeze bite rero? Update zo zihora zihari hariya ku ruhande rwa M23, ku ruhande rwa FARDC, ku bayobozi babo, abaturage b'Igoma hano bagenda batubwira ukuntu ibintu bimeze. Muri ya minsi rero mwumvishe ko abayobozi ba M23 bari bagiye mu bikuyu bitandukanye muri ziriya nce rwose, bakagenda binywera amata, bakagenda bakama inka rwose, ubona ko bari bishimye, ubona ko bari bizihiwe rwose, bakama amata banywa rwose hariya, ubona ko ibintu ari uburyohe cyane. Mba ndi umutaramu update, mba nje kugira ngo tubane kandi nizera ko rwose mwa mubyishimiye, kuko iyo tugenda tubagezaho imiripuko iri kubera hariya mu burasirazuba bwa Congo, namwe muba mubyishimiye, bitewe n'uko rero njye nari maze iminsi ntameze neza, ariko ndagarutse kugira ngo turipure rwose, tubabwire ukuntu hariya bimeze. Nanjye rero turi kumwe, turi hamwe, dushyigikirana, munshyigikira. Iyi ni channel yanyu, ni channel yacu, tugomba kujya tuyizaho rero, tukabagezaho amakuru aba yavuzwe, aba yaravuze, aba yaramutswe, avuzwe rwose, aho rwose ibintu mujye mwumva ko natwe tuhabaye. Mutaramu wanjye rwose Tide Kopro Munezero, cyangwa se muramuzi, amaze iminsi ariko reka nizere ko mwagiye mubana neza cyane gatanu
kuri gatanu. Aha mbasuhuza rero kugira muze tubane kugira ngo mbahe umuripuko ngo bimeze bite. Ku itariki ya 29 rwose Gicurasi 2025 muri centre ya Mikenke hafatiwe umukobwa wari watumwe rwose, yari yatumwe kugira ngo aze kwica Generali Sematama Charles Sematama rwose. Umujenerali yari yatumwe kwicwa n'uyu mukobwa, umugaba mukuru w'umutwe wa Twirwaneho iri mu huriro rya AFC M23 rihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aya makuru rero yavuye iminembwe avuga ko uwo mukobwa yageraga mu gace ka Mikenke, yashatse uko yagera ku basirikare bamufasha kumuha nimero ya telefone ya General Sematama. Bivugwa ko yifashishije umwe mu bagore bagemura mu kigo cya gisirikare ibyo kurya mu gukoresha bya buri munsi, amusezeranya ko yamuha igihembo kingana n'amadolari 500 y'Amerika namuzanira nimero ya telefone y'uyu mujenerali. Urabyumva rero, ibi ntabwo byaje guhira na gato uyu mukobwa, ntabwo byaje kumuhira na gato, kuko urebye abagore ngo mu bintu baba bazi cyane ni ibintu byo gukoresha amayeri, bashuka abagabo, bashuka abasore, ngo kuko ngo umukobwa yagushatse ntabwo yakubura. Uyu mugore rero watumwe nimero yaje kubibwira bamwe mu basirikare batwirwaneho ko hari umukobwa utazwi wamusabye nimero y'umuyobozi wabo. Ibi bikaba byaratumye bahita bajya kumufata diregiti rwose, bose bavuga ati uyu muntu ashaka iki ku muyobozi wacu, diregiti baba bamugezeho. Ariko uyu mukobwa ntabwo byari biraza kumuhira, kuko niba ari abantu bafite ingufu, niba ari abantu bafite imbaraga, niba ari abantu bafite amayeri, ni M23. Uyu mugore rero ntabwo byamuhiriye na gato, ahubwo bahise bajya kumufata. Uyu mukobwa rero mwibazwa rye yemeye ko yaraye mu kigo cya gisirikare cy'ingabo z'abarundi na FARDC kwa koloneli witwa Nyamusaraba, kuko aribo bari bamutumye iyo nimero ya generali. Mu minsi yashize ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije kurwanya ingabo z'ihuriro rya AFC M23 Twirwaneho ryari riherutse kurashisha indege itagira umupilote, zino ndege nyine zizwi nka drone. Umuyobozi wa Twirwaneho General Michel Rukundo arapfa, asimburwa na General Sematama Charles cyangwa se Charles Sematama General mu kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025. Ni nabwo hishwe guverineri wungirije ushinzwe imari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo wari washizweho na AFC M23 Twirwaneho. Bikaba byaravuzwe ko nawe yishwe n'umukobwa wari watumwe na General Pacifique Masunzu. Bikaba bivugwa ko nawe yamaze gufatwa, ubu afungiye ahantu hatazwi. Yumvire nawe, afungiwe ahantu hatazwi. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka nibwo rero ibi byose byagiye hanze, bavuga ko ari nabwo hishwe guverineri wungirije ushinzwe imari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hano rero ntabwo byaza kubahira habe na gato, ntabwo byaza kubahira, kuko ugereranyije ku mpande zombi, haba ku gisirikare cya Congo FARDC, haba ku gisirikare cyangwa se ku mutwe wa M23, ibintu ntabwo biba byoroshye habe na gato. Niyo mpamvu ibi bintu rwose bigomba kujya bisubirwamo, abayobozi b'impande zombi bakumvikana, bakavuga ati ibintu biragenda bite, birarangira gute, ubundi ibintu bikarushaho kuba uburyohe, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane.
ntabwo ari aya makuru gusa, iyi weekend zo zari imiriro, iyi weekend zari imiripuko gusa, kuko rwose nge update ndaje kugira ngo tubane none iyi weekend babwire ngo byari bimeze bite. Muri iriya minsi byari biri kugenda byumvikana yuko umuyobozi cyangwa se uriya wahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila agiye guhura n'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo. Ubu rero bidasubirwaho barahuye. Ubuyobozi bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 cyangwa se iri huriro nyine rya AFC ryahuye n'uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Joseph Kabila Kabange. Bahuriye mu mujyi wa Goma umaze igihe ugenzurwa n'iri huriro. Hano rero rwose uraza kugira amatsiko, ugira amakenga ngo baganiye kuki. Baganiye ku bintu bigiye bitandukanye. Abakoresha imbuga nkoranyambaga mu mujyi wa Goma kuwa gatanu tariki ya 30 Gicurasi 2025 biriwe bahererezanya kandi bagakwirakwiza amafoto agaragaza Joseph Kabila n'itsinda bari kumwe mu mujyi wa Goma bicaranye n'umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga Bertrand Bisimwa ndetse n'abandi bayobozi bo muri AFC M23 bicaranye ku meza amwe baganira. Umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 ku rukuta rwe rwa Twitter cyangwa se urwahoze ari X yashizeho amafoto ari kumwe na Joseph Kabila, ayaherekeresha amagambo agira ati: wari umwanya mwiza wo guhura kuri uyu mugoroba igoma hagati y'ihuriro rya AFC M23 ndetse na perezida Joseph Kabila. Ibi bintu ukibaza ngo bizarangira bite? Ibi bintu ukaba uri gutekereza aba bayobozi bahuye ku meza amwe, ameza ayo twita ameza y'ibiganiro, ukibaza ngo ibi bintu ubundi bizarangira gute? Ibi bintu bizaherera he? Aha rero rwose ugomba kuba maso wowe ukadukurikirana kugira ngo tukugezeho akantu ku kandi kavugiwe muri ibi bintu. Uwahoze rero ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kabila Joseph yashinzwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi kuba ariwe uri inyuma y'ibikorwa by'ihuriro rya AFC M23 ku buryo byanatumye ubushinjacyaha bwa gisirikare bw'iki gihugu butangira iperereza ryo kumukurikirana ku byaha by'ubugambanyi bituma busaba inteko nshinga amategeko umutwe wa Sena kugira ngo iperereza n'iki nyine bakomeze bamukurikirane bamenye wagwani, bamenye ngo bimeze bite. Rwose mu dukoti hamwe n'aba bayobozi ba M23 ubona ko bari bameze neza cyane. Bari bameze neza cyane rwose. Amafoto agenda acicikana, bagenda baganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ubona ko rwose ari ibintu byiza cyane. Rero mu mujyi wa Goma ho rwose hari ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Abaturage, abayobozi abo rwose bagenda babyumva neza cyane. Gatanu kuri gatanu rwose baba bariyo bafunze bwuma kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ibintu rwose birusheho kugenda neza gatanu kuri gatanu. Rero uri kumwe natwe nta kibazo wagira, kuko amakuru tuba tugomba kuyaguhera igihe. I Bukavu rero ngo bimeze bite? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Bukavu AFC M23 igiye gushyiraho urwego rugenzura inzego z'ubutegetsi. Amakuru rwose yiriwe cyangwa se yacicikanye muri weekend ngomba kuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Ihuriro hano ho rwose ndaza kwitonda ubundi mbibabwire neza, mbive imuzi n'imuzingo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo AFC M23
ryatangaje ko rigiye gushyiraho urwego rwa politiki rugenzura inzego zose z'ubutegetsi muri iki gihugu. Uru rwego rukagenzura inzego z'ubuyobozi guhera ku mudugudu kugera muri perezidansi. Guhera ku mudugudu kugera muri perezidansi. Ukibaza rero uru rwego rwageze muri perezidansi rwishyiriyeho n'abayobozi, uri kwibaza ngo ibintu byaba bimeze gute? Ibintu rero byaba ari ibicicikana, ibintu byaba ari imiriro gusa. Mu nama rusange yabaye kuri uriya wa gatandatu rwose tariki 31 Gicurasi 2025 mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri quartier ya Nyarukemba, komine ya Ibanda. Uhagarariye ihuriro rya AFC M23 yatangaje muri ino komine ko mu bihe bizaza iri huriro rizashyiraho urwego rwa politiki ruzajya rugenzura inzego z'ubutegetsi zose uhereye ku rwego rwo hasi kugera ku rwego rwa perezidansi. Hano ho ibintu biraza kugorana. Yagize ati tugiye gushyiraho urwego rwa politiki ruzaba rufite inshingano zo kugenzura inzego z'imitegekere guhera hasi kugera ku rwego rwa perezidansi. Yakomeje avuga ko uru rwego ruzajya rugenzura maze rukore raporo buri cyumweru ihabwe urwego rukuru rw'iri huriro. Ngo bazajya bagenzura bakore raporo. Ubwo ni cya gihe amafaranga y'umutekano byagenze ute, ninde wabinjiyemo tutazi, uyu mugabo mushya turi kubona muri uyu mudugudu kwa runaka yavuye he. Ibyo hari umuntu uzajya uraba abishinzwe, ubundi abigeze ku mukuru w'urwego. Wumve neza, bavuze ko ari uguhera ku rwego rwo hasi ku mudugudu kugeza ku rwego rwo hejuru kuri perezidansi. Hano rero ibintu byafashe indi sura. Uyu muyobozi yanagarutse ku kwihanangira kwa Perezida Felix Tshisekedi, avuga ko ku byerekeranye no gushaka amahoro n'umutekano bya rubanda, yemeza ko yanakomeza kwinangira cyangwa se kukwinangira k'uyu mutwe uzakomeza imirwano kugera bageze i Kinshasa bakamukura ku butegetsi maze bakishyiriraho uwabo umuperezida. Hano rero ngo bimeze bite? Hano niba bishyiriyeho umuperezida, kuko uri kumva nibakomeza kurwana bakagenda bihanangiriza uriya mutwe wa FARDC, FDLR, bari abantu baba bari kumwe nako kiriya gisirikare cya Congo FARDC n'iriya mitwe baba bari kumwe ya FDLR. Hano rwose bavuze ko bagomba gukomeza bakarwana mpaka bageze i Kinshasa. Mpaka bageze i Kinshasa. Hano rero uri kumva ntabwo habe ubwo ntumaze ngo bizagenda ute. Ibintu bizibera umva nakasamutwe. Ariko rero kiri kubabwira ku guhura kwa Kabila, Joseph Kabila ari guhura n'abayobozi bagiye batandukanye hari mu mujyi wa Goma, cyangwa se yanahuye n'uriya Colonel Nanga. Hano Kabila rero yanahuye n'ubuyobozi bw'amashuri makuru na za kaminuza mu mujyi wa Goma. Iyi weekend kuri Kabila rwose yaje kuhagirira ibihe byiza. Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Democratic Republic of Congo yakiriye itsinda ry'abayobozi b'amashuri makuru na za kaminuza muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu bantu bari bahari harimo perezida w'inama y'abayobozi b'amashuri makuru na kaminuza zo muri Kivu y'Amajyaruguru, akaba n'umuyobozi wa kaminuza ya Goma Uniform Mohin Magan. Tariki ya 26 Gicurasi 2025 nibwo AFC M23 yatangaje ko Kabila yageze i Goma. Akigera i Goma byavuzwe ko yahuye n'abayobozi bo muri AFC M23 ndetse n'abayobozi b'amadini n'amatorero
akorera mu mujyi wa Goma. Kabila yavuze ko azahura n'ibyiciro bitandukanye mu ntara zose zamaze gufatwa n'ihuriro AFC M23 kugira ngo bungurane ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo Congo cyangwa se DRC yongere yiyubake kandi igire amahoro n'umutekano birambye. Uri kuyumva rero Kabila ibintu aba avuga kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane hariya rwose muri leta cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ese biraza kugenda bite rero nshuti bakunzi ba Mazo TV ahantu hose muba mutwumva muherereye, reka nizere ko izi nkuru zacu ziba zageze bageraho 5 kuri 5, tuba kugenda turi pura gake gake kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Rwose nshobora no kugaruka rwose ndi kumwe n'umutaramu turi pura twembi, natwe turi ku meza rwose, imeza y'inkuru, imeza y'imiripuko kugira ngo tubagezeho ngo bimeze bite, tunagaruka tubaganiriza ku bintu by'imirwano bagezehe bimeze bite, abayobozi bari kugenda baganira iki. Mwebwe icyo mutakora ni ikosa ryo kutujya kure, mwebwe muba mugomba kutuba hafi ubundi munasharinga kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Wowe utarakora subscribe, icyambere nakubwira yikore. Iyi yari Mazo TV nge n'indi update, reka mbashimire ariko duhure mu bindi biganiro, duhure mu yindi nkuru n'indi update.